Imana ni nziza kandi ibihe byose yatwongereye iminsi yo kubaho. N'uyu mugoroba twongeye guhura turi itsinda ringana ritya, ntabwo muri bake kurikije ibihe turimo, ntabwo muri bake, ko Yesu yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye azaba, ntabwo muri bake. Baririmbyi bakoze, impano zabo bazigenzuye, njya mbifuriza kuzarimbira kuri ya nanga y'ibirahuri. Mu gitabo cy'ivugabutumwa harimo amagambo avuga ngo mu ijwi ry'umuntu habamo impuzamajwi. Buriya mu mpano nyinshi hari abantu Imana haye impano yo kuririmba kandi bayigenzura neza, Imana izabageze mu ijuru. Umugoroba twize mu ncamake icyigisho cy'ubuzima, nababwiye ingorane zimwe zigabanya uburame, kwari ukurya ibyo kurya byinshi. Abantu bashyira mu gifu ibyo kurya birenze ibyo gishoboye. Uyu magambo ari mu gitabo cy'inama ku mirire, ni imwe mu bintu bigabanya uburame bigatera n'uburwayi bwinshi. Nababwiye ko ibifu byacu bitangana, ariko uwo ari we wese iyo ari ku meza hari ijwi rimubwira ngo narekere ibyo, ariko kamere nyine bikanga akomeza agapakira. Biriya bintu byangiriza ubuzima. Kanongereho ikindi muri uyu mugoroba nanone kiri mu gitabo cy'inama ku mirire cyangiriza ubuzima, gikorwa n'abantu benshi. Kurya ugahita uryama, kurya nijoro ugahita uryama. Bibaho nangwa ntabibaho? Munsubize, bibaho ntabibaho? Kurya ugahita uryama, igifu kitararangiza umurimo wacyo, birangiriza cyane. Bundi ntabwo ari byiza ngo umuntu aryame igifu kitararangiza umurimo wacyo. Iyo rero umuntu aryamye birimo, bamwe babyita ngo ni ukuryamana ibiryo, ubundi igifu kirihangana. Mbabwira ikintu kimwe mugomba kumenya. Abantu benshi bari bavuga ngo barwaye ibifu, ngo ibifu byarabafashe bagataka ibifu. Urya munsi igifu kikugaraguye kiri kukurya gikumereye nabi, ntabwo ari wo munsi wakirwaye, ahubwo ni itangazo kiguhaye ngo umaze iminsi ungora, undushya, untesha umutwe, nkurwanaho, imbaraga nari nsigaranye zirashize. Umuntu agatangira kugira ibibazo. Mbabwire ko hari imyitwarire umuntu agomba kugira ntarwara igifu. Makosa menshi mu mirire. Hari abajya bambaza ngo none si umuntu ari umukene, ibyo kurya akaba bibonye nijoro, yaburara ntihabibonye. Abo umuntu afite ukuntu yagoragoza akababwira, ariko se abantu bose nibwo babibonye? Kurya nijoro ugahita uryama, nta muntu ubikora uzarama. Niyo yarama aramagora abantu. Iyo umuntu aryamye igifu cyarangije umurimo. Nibi by'umwuka tubabwiriza, hari impamvu abantu barababwiriza abantu ibya Yesu ntibibafate. Iyo umubiri atari tayari ntabwo byinjira. Umuntu ahora ameze kwa kundi. Ibintu byitwa kuryama igifu cyarangije umurimo. Uko urushaho kuryama igogora ryarangiye, niko urushaho no kugira amagara mazima n'ubwonko bugakora bukibuka. Ubwo rero hari aho bidashobokera nyine mugani abayibonye mwayo masaha kandi akaba ataburara. Hariho n'ababibona nijoro nyine ntihabibonye, maze akarya na byinshi birimo n'amavuta. Mana yanjye, abiriye nijoro, ariye byinshi kandi binarakaranze. Ugakoze ibyaha bingahe? Umubiri warawuruhije, umubiri ukarwara intambara. Ubundi iyo bwije nimugoroba hari umusemburo witwa serotonine w'ibitotsi umeneka mu mibiri yacu. Ubu ngubu watangiye kumeneka mu mibiri.
niyo mpamvu iyo tugiye kuryama umuntu ufite uwo musemburo ibitotsi biraza, bwacya mu gitondo kare kare wa musemburo w'ibitotsi ugakama, ugasimburwa n'uwitwa cortisol utuma umuntu yirirwa areba ntasinzire. Icyerekana rero ko ibyo bintu twabizambaguje ni uko umugabane munini w'abantu basinzira ku manywa, kandi Imana yageneye abantu gusinzira ryari? Gusinzira ku manywa rero ntabwo ari ubuhoro. Ubwo rero ababishoboye mujye mwihangana mubirye kare, kandi niba bidashoboka gira ikintu ushyira mu gifu, kuko kuryama uhaze ni akaga, no kuryama ushonje nacyo ni akaga. Kuryama ushonje nako ni akaga, ntabwo wasinzira, ariko no kuryama uhaze nabyo nako ni akandi kaga. Ubwo akaga koroshye ni akahe? Ari ukuryama ushonje, kuryama uhaze cyane ngo byoroshye ni ibi. Washobora ukabiryamana ariko ukagenza ute? Wabiriye. Ubwo rero bimwe mu bintu, kiriya gitabo cy'inama komere muzagisome neza, bimwe mu bintu bigabanya uburame cyane abakiri batoya ni ukumara kurya agahita ajya mu buriri. Hari ibintu nasomye mu byerekeye igogora, uburyo umubiri uvunika, ntabwo ngiye kujyamo muri amasaha, ariko ubwonko bubaza igifu ngo ubu mbigenze nte, ko izindi ngingo zigiye kuruhuka nkaba ngiye kurankora bigenze nte. Ubwonko bugategeka umutima kugabanya amaraso agomba kujya mu zindi ngingo ngo atabare igifu. Niyo mpamvu umuntu abyuka mu gitondo afite intege nke. Reka mbabwire ko hari abantu baryama bagasinzira mu gitondo bukaba burakeye, agakanguka akamenya ko bukeye, akumva nuko ari isigira nabi abakomeje kuryama, nuko ari ukubura uko agira wamu uburenganzira yakomeza kugira gute. Ubwo so kandi umuntu agomba kubyukana imbaraga. Hari nuvuga ngo iyo ubwonko bwategetse umutima ngo amaraso ajya gufasha igifu igogora rigende neza, izindi ngingo zibyukana amaraso make, umuntu akabyukana intege nke. Noneho na bya bintu nababwiye, umuntu nk'uwo abyuka avuga nabi, muryama muri kuganira ari muzima, mu gitondo wamuhaza akantu kumva arakubwiye ngo ndagusabye umpa amahoro, kibazo se uyu muntu umugize ngo nuko hari ikintu akubajije, kubera iki? Hari ukuntu bitagenze neza. Kimwe rero mu bintu byangiriza ubuzima ni ukurya nijoro ugahita ubiryamana. Ni ikibazo gikomeye. Umugani wanyu hari igihe ari ubibonye, ariko icyo nshimira Imana ni uko hari abantu bashyizeho gahunda yo kubirya kare kandi bigakunda. Reka mbabwire ko Yesu nagaruka ngo abantu benshi bazajya baravuga ngo impamvu byatunaniye nuko byari bimeze gutya biratunanira, ngo Imana izahagurutsa abantu bari bafite ubuzima buruta ubwawe babishoboye. Haleluya. Inguni yose umuntu yahungiramo hazaboneka abantu bari bayirimo ariko bakanesha bigakunda. Reka dusenge. Mana yacu iri mu ijuru, waduhaye ubuzima kugira ngo aribwo bukorerwamo n'imbaraga y'Umwuka Wera, kandi umuntu afite amagara mazima n'inshingano za buri munsi arazisohoza. Turagusaba kugira ngo mu byo twiga kandi tukabyumva uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa, naho bigoye kubishyira mu bikorwa ubabashishe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, Mwuka w'Imana dufashe kandi atubere umwigisha mukuru, mu izina rya Yesu. Nimugoroba twize isomo rivuga ngo mwegere afite igisubizo cyo kwemerwa n'iki? N'Imana. Muri mugoroba tugiye kwiga igikurikiraho. Iyo umuntu yemewe n'Imana anemerwa n'abantu, anemerwa na rubanda. Tugiye kureba kwemerwa na rubanda. Iyo umuntu bihera ku Mana, iyo umuntu yemewe n'Imana, iyo Imana imwemera n'abantu baramwemera. Ndahera ku isomo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, uburyo umuntu agomba guhera ku Mana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice ni icya 2, umurongo ni uwa 51 ndetse na 52. Iyo umuntu yemewe n'Imana yemerwa n'abantu.
Luka igice cya kabiri umurongo wa 51 na 52. Amanukana nabo ajya i Nazareti, agahora bumvira ibyo byose, nyina akabibika mu mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana. Niki? Nukubanza Imana. Yabyirutse ashimwa n'Imana n'abantu. Natwe rero iyo twemerwa n'Imana n'abantu baratwemera. Tugiye kureba muri Bibiliya abantu bagiye bemerwa n'Imana bakanemerwa na rubanda. None natwe twisuzume. Ngiye kubanza gusoma umwami umwe wayoboye agasoza nabi. Uyu murongo iyo ngusomye untera agahinda. Igitabo cya mbere cy'Ingoma, igitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 21. Ingoma Simana barahabona hari arabo turataha bataragira mu gitabo cy'Ingoma. Ingoma yegeranye nande? N'Abakorinto. Yegeranye n'Abaroma. So bashakira mu ngoma. Yegeranye nande Ngoma? Igitabo ni page 430. Tuje turavuga n'amapaje. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 21 umurongo wa 20. Uyu murongo iyo ngusomye nyiragahinda. Yoramu wo yatangiye gutegeka amaze imyaka 32 avutse. Amara imyaka 8 Yerusalemu ari ku ngoma. Aratanga, agenda ntabamwifuzaga. Biraryoshye? Agenda ntabagize gute? Icyo ni kimwe cyamubayeho. Yarayoboye imyaka 8. Aratanga, agenda ntabamwifuzaga. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, ariko atari mu bituro by'abantu. Tugomba kwemerwa na rubanda. Uyu nguyu yarayoboye, ararangiza manda ye, arapfa, ariko apfa ntabagize gute? Ntabamwifuzaga. Murambura urupapuro rumwe. Undi mwami utandukanye nawe. 24 ndasoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Ni urupapuro rumwe hara twari turi. Aho haranditse n'undi mwami utandukanye n'uriye. Ariko Yehoyada ashize kera agera mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli ku Mana no ku nzu ye. Ndi gusoma neza? Atandukanye n'uwa mbere. Uwa mbere ngo yagiye ntawe ugize ute? Naho uyu we arapfa, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami we, kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli no ku Mana na hehe no ku nzu ye. Afite ubuhamya? Afite ubuhamya. Tugomba guharanira kwemerwa n'Imana, kandi Imana yatwemera n'abantu bakatwemera. Kansome undi muntu wemewe n'Imana. Turajya mu Itangiriro. Yakwemerwa n'Imana akemerwa na rubanda. Itangiriro igice ni cya 41. Nigiye Farawo yarotaga inzozi, Yosefu akazisobanura. Katurebe uburyo umuntu w'Imana n'abapagani bamwemera. Ndahera ku murongo wa 25 igice cya 41 cy'Itangiriro. Yosefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe, iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nkandwi nziza ni imyaka 7 na ya mahundo 7
meza ni imyaka 7, inzozi ni zimwe, na za nka zinanutse z'umwaku zikurikiye ni imyaka 7, na ya mahunda 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo ni imyaka 7, izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo nti iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose, hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara, ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa, inzara izamara igihugu. Uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. Kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri, nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Nuko Farawo nashaka, umva hano ngeze, buryo umuntu ashobora kwemerwa n'Imana na rubanda bakamwemera. Nuko Farawo nashaka umuntu umunyabwenge w'umuhanga. Ninde uri kubivuga? Ni Farawo, ni Yosefu? Nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga, amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho ahunikisha igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwa na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu kiye kumarwa n'inzara. 37. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be, itanzwe nande? Na Yosefu. 38 rero niho nshaka. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Haleluya. Baramwemeye. Abapagani baricaye babona nta hantu bazabona umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uwo nguwo. Tugomba no kwemerwa n'abanyamahanga, na rubanda bakatwemera. Tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Haleluya. Iyi Imana wayubashye nawe irakubaha no mu banyamahanga. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, ariko buriya ntiyahutsera. Ndi gusoma neza. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkwegura igihugu cya Egiputa cyose, n'ibindi muzabisoma. Ariko iyo umuntu yemewe n'Imana, na rubanda baramwemera, n'abadasenga baramwemera, baramwitegereza bagasanga koko ari mu mwuka w'Imana. Wa kabiri, Daniyeli igice cya 5. Abapagani nabo, abadasenga, abatagira Imana, iyo wiyeguriye Imana nabo babona yuko Imana yagutoranije. Daniyeli igice cya 5. Mwami agira ibirori, abona intoki zandika ku rusika. Umwami Berushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori, abatunganyiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ibyo birori. Umwami nawe anywera vino imbere yabo batware 1000. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke babinyweshe. Uyu mwami yahangaye ibyose yatinye. Nebukadinezari yarabinyaze mu nzu y'Uwiteka arabibika.
Berushazari amusimbuye warabifashta abinywesha inzoga guhangara ibyo abandi batiye bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byo byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke barabinywesha ni gusoma neza banywa vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye uwo mwanya haboneka intoke z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko cy'amatabaza umwami abona ikiganza cyandika ayibonye mu maso hahinduka ukundi gutekereza kwe kumuhagarika umutima ingingo z'amatako ye zicika intege kandi amavi ye arakomangana umwami atera hejuru ati nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacuni abo banyabwenge b'i Babuloni baje umwami arababwira ati uri busome inyandiko wese akansobanurira impamvu yayo nzamwambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi kandi azaba umutware wa gatatu mu bwami nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa umwami Berushazari ahera ko ahagarika umutima cyane mu maso ahinduka ukundi n'abatware be barashoberwa yari afite ibibazo bibiri ikibazo cya mbere cyari uko inyandiko habuze ugenza ute ndiye ko muri gukurikira yari afite ibibazo bibiri inyandiko habuze ugenza ute cya kabiri ntabwo mwakurikiye habuze uyisoma habura n'ugenza ute ubu n'umuntu ananiwe gusoma yasobanura ari we n'abatware be n'abakonikoni n'abacuni bose barashobewe niko nsomye murongo wa 10 nyuma kuba Imana bifite akamaro umwami kazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo aravuga ati nyagasani nyaguhoraho ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso hawe hahinduka ukundi kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera n'umupagani n'umukristo nyina n'umukristo n'umupagani mu gihugu cyawe harimo umuntu urimo umwuka w'Imana zera ibayivuga muri karitsiye mwisi butuyemo mu kagari babivuga aho ducururiza mu bumotari mu mirimo dukora bavuga ngo mu bizera bo kumuhima mu nshingano zitandukanye harimo umuntu uri mu mwuka w'Imana kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana zera ku ngoma yaso yabonekwagamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhanye n'ubwenge bw'Imana kandi se umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacumi kuko muri uwo mugabo Daniyeli umwami yahimbye Berushazari habonetse mu mwuka mwiza no kwitegereza yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye nuko nibahamagara Daniyeli azasobanurire impamvu yabyo haleluya Nebukadinezari umuhungu we Berushazari na nyina bose bahamije ko Daniyeli ari mu mwuka w'iki iyo Imana ikwemera n'abapagani barakwemera bakabona uri mu mwuka w'Imana tujye mu gitabo cya mbere cya Samweli hari undi muntu watanze ubuhamya imbere y'abanyamahanga imbere y'abantu benshi igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 12 igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 12 umurongo wa mbere ndageza ku murongo wa 5 nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati yemwe nabemereye ibyo mwasabye byose mbimikira umwami wo kubategeka none uwo mwami ajye abajya imbere jyeweho ndashaje meze imvi
kandi dore abahungu banjye muri kumwe, muzi yuko mwubuhamya agiye gutanga, muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu. Ndi hano nimunshinje imbere y'Uwiteka yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase? Cyangwa ninde natse impongano ikampuma amaso ngo mbibariye? Baramusubiza bati ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta nicyo wanyaze umuntu wese. Ngo ndi imbere yanyu, iri jambo ntago narivuga, ntago ndagiye kuri urwego nkanye ni pastor guhagara imbere yabize ngo ni munshinje imyaka mbayoboye. Ibi bintu ntaho nabitondeka. Ninde wabitondeka? Ba Damascene na barwabo wabitondeka wagazani bati ni munshinje. Hari ubuhamya buruta ubundi, ntabwo ubuhamya ndabugeraho. Cyo kora ndasaba Imana ngo bizabe Frodwa ugahagarara imbere yawo uyoboye imyaka ntazi, ngaho ndi imbere yanyu ni munshinje. Hari uwo ko bayamanikara bashyira hejuru. Bega umugabo, hari abantu bafite ubuhamya. Kandi subiremo murongo wa 3, ndi hano nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikisha amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye? Inka ishobora gusobanura ibindi bintu, ntabwo ari inka y'ubwoya n'amahembe. Inka ishobora gusobanura ibindi bintu. Hari uwo nanyaze inka ye cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase? Ikintu cyitwa guhata. Guhata n'igitugu bifitanye isano, ibintu by'agahato. Umuntu agakora ibintu kubera kubura uko agira, ukayobora abantu ukababikamo ubwoba. Kandi ahantu hose muzabona igitugu mu itorero muzamenye ko atari Imana yabohereje. Ingoma ya Yesu ni ingoma y'ubuntu. Aravuga ngo n'abarushe n'abaremere bamusanga agenza ate. Ntabwo Yesu agora abantu. Ibintu by'igitugu no guhata umuntu aba yarayibesha umuhamagaro. Abadive dufite indirimo ivuga ngo uwe abashakani bagire bate. Ntabwo Imana ihata, ihase yatujana mu ijuru kugahata. Hari igihe umuntu amera nk'ari gushiramo ibintu by'umugaga n'imbaraga ngo ari mu murimo w'Imana. Wahe ubwami bw'Imana n'ubwami bw'ubuntu. Imana iravuga ngo ngushize imbere iki n'iki. Umuntu agenza ate? Ntabwo Imana ikoresha gahato. Igitugu gifite nyiracyo. Ntabwo ndamuvugize. Ariko uyu mugabo Samweli yahagaze imbere ya kuva ndi mutoya mbayoboye, dore ndashaje ni munshinje. Hari uwo nahase, ikintu cyitwa guhata. Mu bintu tuziga ibintu 10 bituma abana batunanira, bana bakananirana, harimo no kurera abana ukabareresha igitsure cyinshi. Dogiteri umwe yaranditse ngo iyo abana bakunda guhatwa ngo hari ingeso 15 biga kubera igitugu cyase cyangwa nyina, ngo bandura ingeso. Umuntu akibwira ngo ni byiza kurera abaje ntibyemeye, ariko no guhata cyane nabyo byangiriza umuntu. Samweli ari gutanga ubuhamya ati ninde ngaho ni munshinje imbere yanyu. Umurongo wa 4 baramusubiza bati ntabwo baturiganije kandi ntabwo baduhase, nta nicyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Haleluya. Yego ubuhamya. Imana n'uyu muhanuzi n'uyu mwami nimikishije amavuta, Imana yimikishije amavuta, nibo bahamya yuko ntacyo mwagize gute. Ubuhamya turabukeneye. Iyo umuntu yemerwa n'Imana n'abantu bagira bate, baramwemera. Nta mpamvu yo guhora umuntu ashwana n'abantu. Undi tugiye gusoma
bimwe mu bintu bituma twemerwa bambe iyo tugiye gutora abayobozi b'itorero. Musome muri Timoteyo ryasoma ry'abasoma yubenda gutora. Harimo n'ingingo ivuga ko n'abapagani bagomba kuba batwemera mbere yuko tuba abayobozi b'umukumbi w'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere ndageza ku 8. Kugira ngo umuntu abe umuyobozi agomba kuba yemerwa n'abapagani n'abo hanze. Muri Bibiliya ntagatifu haranditse ngo n'abatemera Yesu bagomba kuba nabo bamushima. Igice cya mbere igice cya 3 umurongo wa mbere Timoteyo. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, aba udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya. Impiya burasa amafaranga ra, utegeka neza abahehe. Zimwe muri virusi zimunga ubuyobozi bwacu ni imiryango yacu. Ubundi ngo iyo umuntu ari umubwiriza, akaba ari umuyobozi, akabahagararira iby'Imana, akagira urugo rutabirimo, icyubahiro n'ijambo avuga bakuraho 50%. Arabwiriza akabivuga, abantu bati yabivuze neza, nuko abana bamunaniye. Mu gitabo cy'urugo rwa Kristo haranditse ngo twebwe abayobozi n'abari abagenzi banyu duhuje inshingano, ngo kuzamuka mu buyobozi bwacu no kumanuka biterwa n'abagore bacu. Magambo yarambabaje. Kugira ngo ngewe nzamurwe mu murimo w'Imana ngiri agaciro, nangwa kumanurwa biterwa n'umugore. Niyo mpamvu itorero rizima ntago batora umugabo, ahubwo bamutorera umugore we. Muri abagore bafite imbaraga, muri iyi minsi nzabisoma, abagore bafite imbaraga. Kandi ko ndabona igihamya kimwe. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, page 231 hari amagambo avuga ngo inyuma y'Imana, inyuma imbaraga iyobora ku cyiza ikomoka ku mubyeyi w'umugore, niyo mbaraga ikomeye cyane mu mbaraga zizwi ku isi. Abafite icyo gitabo basomaga amageze mu rugo. Inyuma y'Imana, imbaraga iyobora ku cyiza ikomoka ku mubyeyi w'umugore, niyo mbaraga ikomeye cyane mu mbaraga zizwi ku isi. Kuri iyo page ngo kandi agakiza cyangwa kurimbuka kw'abantu benshi bizaba umusaruro uvuye ku mpinduka yateje. Abagore bafite imbaraga. Nasemye muri Bibiliya no mu bindi bitabo, Satani ashaka kugusha umuntu, icyaha yakinyujije mu mugore, Imana ishaka kumukiza, agakiza ikanyuza mu mugore. Siko byagenze? Abagore bafite imbaraga. Nuvuga ngo imbaraga y'Imana ni ya mbere, y'umugore ni ya kabiri, umugabo ni wa kangahe? Kumutari kuvuga. Ubwo turabakangahe? Kandi ingo zose ziba uko abagore bazigizezo. Kandi ntabwo babizi. Iyo umugore ari umunyembaraga mu by'umwuka, nasomye ibintu bibiri. Narasomye ngo ndavuga ibintu namwe muzi. Bibiliya avuga ngo ubonye umugore mwiza abagize umugisha hawe niki? Bivuga ngo umugore niwo mugisha wa mbere ukomeye Imana ishyira mu rugo. Nanone muri icyo gitabo cy'urugo rwa Kristo ngo umugore uteshejwe niwo muvumo urutindi mu muryango bufite. Umugore ashobora kuba umugisha nangwa akabiki umuvumo. Natwe rero mu nshingano dukora, tube muri jiya, mu mifemu, chef guide, mu makorari, kidiyakoni, abakuru b'itora, abapasoro, handi hose, imbaraga ituma tugira ibyo tugeraho. Abagore babigiramo uruhare.
iyo ndi gusezeranya ari ijambo njya mvuga ngo iyo ndi gushingira umuhungu n'umukobwa ndababwira ngo umugabo yubaka inzu umugore akubaka urugo. ubwo bishatse kuvuga iki? umugabo we yubaka inzu umugore akubaka iki? urugo. ubwo bishatse kuvuga iki? ninde wadusobanurira? tugeze kwa foruduwari mu rugo dushobora kubona inzu abamo, ibikoni, anekise n'ibindi, tukabona foruduwari. ariko twagera imbere kantange n'ibihamya muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka, Imigani 14, yubaka iki? ubwo urugo rwubakwa nande? mu Migani 3 akavuga ngo amenya neza imico yawo mu rugo rwe. muri icyo gitabo cy'urugo rwa Kristo madamu aravuga ngo umugore nyirurugo, uvuga ngo indangagaciro z'urugo zituruka ku mugore. niyo mpamvu afite mu biganza byabo ubuzima bw'abantu benshi. ubuyobozi bwaciriye abapasitoro n'abakuru b'itorero n'abadiyakoni n'abaririmbyi. kuko nisomye ngo utegeka neza abahehera aho mu rugo rwe. agomba kuba ari umuntu uzi guteka, ntabwo ari ukuyobora nubwo nabyo byemewe, ariko abavuze guteka neza ntabwo ari guteka nabi, no gutegeka neza abo mu rugo rwe. mbese utazi guteka abo mu rugo rwe yabasha ate kurira itorero ry'Imana? kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. murongo wa 7. kandi akwiriye gushimwa neza n'abahehe n'abo hanze. umuntu ugomba kuyobora umukumbi zimwe mu ndangagaciro zimuranga, agomba kuba ari umuntu uvugwa neza n'abo hanze. biroroshye nangwa birakomeye? kugira ngo uyobore ubwoko bw'Imana ugomba kuba ufite n'amanota mu batizera. hari amasomo ngiye kubasomera kugira ngo umuntu yemerwe n'abo hanze. ntabwo bazakureba ngo bakwemere. iyo wubaha Imana, Imana iguha igikundiro. muri Samweli ya mbere hari isomo Imana yavuze ngo ndirahiye abanyubaha nzabubaha, abansuzugura bazasuzugurwa. iyo umuntu yubaha Imana, Imana imuhesha igikundiro. kadusoma Imigani 19 umurongo wa 22. Imigani igice cya 19 umurongo wa 22. kugira ngo umuntu agire igikundiro, Imana imuha igikundiro, bigenda bite? haranditse ngo ineza y'umuntu mwuzuze. ntabwo rero bazakureba uko uhagaze n'uko ureshya ngo bagukunde. ineza y'umuntu nimutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Imigani 11 umurongo wa 27. Imigani 11 umurongo wa 27. ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa. ari gushaka kugira abandi nabi izamugaruka. ugira umwete wo gushaka ibyiza kugira ngo twemerwe n'Imana twarabibonye. ariko no kugira ngo abantu mubane neza, ubundi hari ibintu bigira kuri 6 bituma umubano wacu n'abantu ba mwiza. harimo ingingo ivuga ngo kugira ngo umubano wacu n'abandi bantu be mwiza, ngo harimo no kugena umuntu arenza amaso udufuti dutoya bamukorera. iyo ukantu kose ukagenzura ntabwo byavamo. ugomba kuyuragira ibyo utitaho kugira ngo umubano wawe n'abantu ugende neza. iyo roho urukontorora ugenzura akantu ntabwo bikunda. sinzi n'imigani baciye mu Kinyarwanda ngo ijisho ritagira hate ridahuga ngo ntirigira rite. kugira ngo ubane n'abantu neza. kamabwira ikindi kintu nasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, harimo amagambo avuga ngo ikimenyetso cyerekana ko nayoboye neza ngo nuko abantu nayoboye nishake ari ibitsina by'abantu 5 nangwa iciciro icyo ari cyo cyose, nuko manda yanjye irangira abo nayoboye bafitanye ubumwe n'Imana, bafitanye n'ubumwe hagati yabo. bavuze ikintu cyitwa gutuma abantu bagira ubumwe. ni ikintu gikomeye cyane. naho nubwo nagira kubikomeye hari imivurungano wapi.
ikintu cyitwa ubumwe, kandi na Yesu aravuze ngo bose babiki babumwe. Imigani 22 umurongo wa mbere haranditse ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'iki n'izahabu. Kandi abantu batanga, abantu barekura, abantu bitangira abandi, abantu bahora bita ku bibazo by'abandi bararyoha. Abahanga bavuze ko no mu bintu bitera kurama, abantu bakunda kwita ku bibazo by'abandi bararama. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni cya 2. Ndasoma mpereye ku murongo wa 12. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 mbere ku murongo wa 12 hari amagambo Imana idufashe tuyumve. Kamere ku murongo wa 11. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri by'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abaki, kugira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu mwiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Somo ryiza cyane. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 5. Paulo yandikiye Abaroma igice cya Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 5. Kambere ku murongo wa 1. Paulo imbata Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'Umwuka wera, bigahamwa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro. Haleluya. Niwe uduhesha iki? Muri umugoroba reka mbasabire nanjye nisabira, kugira ngo tugire igikundiro ku Mana, kandi Imana iduheshe n'igikundiro ku banyamahanga, mu izina rya Yesu.